hari benshi nzi bakubeshya bakubwira ngo gufungura YouTube channel bisaba ibintu byinshi ngo biragora ngo bitesha umutwe, ariko uno munsi ngiye kukwereka ukuntu nawe wabasha gufungura YouTube channel nawe ugatangira gufata ku mafaranga ya YouTube guhera uno mwanya. Ariko YouTube channel kugira ngo ibe navuga ngo iri organize ku buryo nyine yatangira gukora neza, igira ibice bibiri. Ibyo bice bibiri hari ikintu nakwita, hari ikintu cya mbere ari ukwikiretinga, yego. Hakaba n'ikindi gice cya kabiri bita channel verified, uyiverifyinga na nimero zawe. Mbo ibyo rero iyo wamaze kubikora, ibindi aba ari ukorganiza ushyiraho YouTube banner. Turubona nyine kuri YouTube, reka benshi ntibereka benshi ntibatuzi turatu YouTube banner, kugira ngo nawe ubashe kuba navuga ngo, kugira ngo nawe bashe kuba navuga ngo YouTube banner ni iki. Hari benshi batanabizi YouTube banner bakaba batayizi. Uno munsi rongeye kukwereka uko wafungura YouTube ubwawe ugatangira guhembwa amafaranga, ugatangira kuba wamonetiza ibintu byawe wakoze. YouTube banners ni utungutu, ndetse ugakora n'ikirango n'iki navuga ngo nka profile ya YouTube channel yawe. Nuko ese umuntu utarareba uko bakora logo yagenda nawe ukabasha kumenya uko wakora logo, nawe logo nziza ku buryo cy'umuntu ugeze kuri channel yawe abona ko nyine ari channel isobanutse kandi nziza. Rero nawe ngiye kukwereka nawe ko wabasha gufungura YouTube channel nawe ku buryo utangira gukigita ku ifaranga, nawe bikabasha kukubera byiza. Igice cya mbere tugiye kuyikreatinga, igice cya kabiri nacyo uragenda ukirebe bita channel verified. Numara kureba ino video urahita ubasha nawe kuba ubona indi video hasi y'ukuntu wa verifyinga YouTube channel, nayo iraba yagezeho. Twakomeje rero turi kumwe 5 kwa 5. Mbo mbere na mbere tugiye kubanza ducreating email nshyashya kugira ngo bibashe kuborohera no wa muntu utari ufite email cyangwa ushaka gufungura email nshyashya kugira ngo aze kuba yizi. Uraza rero hano ngaha kuri account, abenshi n'umuhazi twe tugiye gukora twihuta kugira ngo video tutaza gusanga ifite igihe kirekire, bityo bigatuma hari ibintu byinshi dutindamo. Uraza rero hano kandi kuri add account, kandi kuri Google account. Hano bagiye kuverifyinga yuko koko niba koko ari nge. Twakomeje rero, reka turindire gato biterwa na connection, ariko turagegeza turebe niba connection zihuta. Tugiye gucreatinga YouTube channel ya business yatangira kuguhemba nawe ugatangira gukirigita ku ifaranga guhera none. Wewe cya mbere pfa kuba udacika intege, pfa kuba ufite content uzakora ndetse n'ibindi byagufasha. Urafata rero hano hambere urashyiramo izina, hano urashyiramo izina n'urugero, urashyiramo izina ryawe rya mbere. Numara gushyiramo izina ryawe rya mbere, hano ikintu uri bukore urahita ukanda hano ngaha handitse ngo month, hano handitse day, hano handitse year. Hano ngaha urahitamo ukwezi rero, uhitemo n'umunsi, ariko hano ku mwaka s'il vous plaît urahitamo umwaka, ariko umwaka uhitamo urareba niba utari munsi y'imyaka 18, kuko ubaye uri munsi hari ibintu byinshi batajya bakwemerera, ndetse nka monetize ntago bayikwemerera uri munsi y'imyaka 18. Urabanza rero uhitemo wandikemo igihe ku buryo kisaza kubangama cyangwa kitaza kugira izindi mbogamizi kuri ibyo ngibyo. Mbo rero urahita ukanda next. Ukimara gukanda next rero ikindi kintu kiri bukurikireho, bagiye kuditisha email. Hano ngaha turahitamo email yaba nziza. Umara kuhitamo dukomeze ko turi nakubwiye ngo turi kwihuta. Hano hari password rero ushyiramo ijambo rya password ritari buze kuba ryagira irindi mbogamizi ariko ikomeye. Rero ngiye kuguhisha password yanjye ntuze kubigira ikibazo, uhita ukomeza nawe urashyiramo password igize ute navuga ngo ikomeye. Numara kugira password ikomeye, ngakeka ibindi bintu bindi bitari buzuraza. Hano kandi hano handitse ngo agree, urindire gato ya connection ziba ziri kugerageza kuba nki, ariko ntitubuza gukora icyo twiyemeje. Turarindira gatoya
aha gutya rero tugiye kurindira. Hano tugeze muri Google service. Hano rero urabona ko email yacu yageze hejuru. Twakomeje rero tugiye gukomeza no muri YouTube duhindure account. N'abantu benshi batari bazi guhindura account muri YouTube, ngiye kubibereka uno munsi niho babashe kuba babimenya. Tugiye gucreatinga YouTube. Indi video iri bukurikireho ni how verify YouTube, nayo video ngiye guhita nyibakorera nonaha ku buryo nawe ubasha kuba wamenya ukuntu nawe wabasha navuga ngo wa verifyinga YouTube channel yawe. Urahita uza rero hano kandi hano kuri switch account. Ukimara guswitchinga account urarindira gatoya kubera ikibazo cya connection, ariko turagerageza turebe niba connection igerageza kugira ute kwihuta. Rero urabona ko hano hasi baduhaye ngo no channel hano ngaha, kubera ko twafunguye hano mu yindi account hano batubwiye ngo no channel. Rero tugiye gucreatinga iyi channel kuri aha ngaha. Urayinjiramo rero iyo account. Ukimara kuyinjiramo rero urabona hano ngaha batugejeje hano. Urahita uza hano ngaha rero, urahita uza hano handitse ngo hano ngaha handitse R hano. Ukimara kuza hano rero batwereka ko nta kintu na kimwe turakora, nta video turareba, nta like turakora, ariko kwiga tugiye kureba. Hano rero hari ahantu handitse ngo create channel. Urahita uza uhakandi, urahita ukuza ukanda hano navuga nko ku ifoto. Ukimara kuza gukanda ku ifoto, ikindi kintu kiri bukurikire urarindira gato. Bagiye kutwereka se create channel. Hano rero hano ngaha rero bari kutubwira ngo create channel. Hano rero niba ugiye gucreatinga channel ubanze wumve. Hano mbere yuko creatinga channel urabanza ukareba. Hano rero ushyiraho profile, ariko profile tugiye kuba tuyitarutse profile tugiye kuyishyira mu byo bita organize your YouTube. Noneho hari n'indi bo. Hano rero ikintu cya mbere turi bukore, urafata hano ngaho wandika izina wita channel yawe. N'urugero niba channel tugiye kuyita ngo, ushaka kwabihindura twamaze kuyifungura, ariko gutya nibyo byiza kugira ngo tuvire inyuma rimwe. Dushaka twayita ngo n'urugero niba ugiye biterwa na content ubundi ugiye gukora, nibyo bikubwira ese urayita ute. Cyangwa nk'abantu benshi bazi kwita amazina, akavuga ati ngewe nyisa amazina yanjye. N'urugero gutyo nyine akayita amazina ye. Urugero akayita amazina ye, niba yise gutya, niba gutya yise gutya, niba yise gutya, ikindi kintu kiri bukurikire ndakubwira ngo nta kindi. Hano rero hari icyo bita handle name. Bahise baduha handle name ivuga ngo Aime TV show. Hano rero gutyo urabona ko bahise baduhereza iri ni izina ridahinduka. uba ugomba kuba ufata navuga ngo izina nyine mido ryayo uzajya wandika kuri buri video yose ukoze, kugira ngo byorohere umuntu kuyigushakinga atiri wajya kwandika rira ryose. Iraba ari izina rya ridahinduka. Umuntu yahuza channel nawe hano ariko iri zina ntirihinduka bari iryawe. Urahita uza kandi hano handitse ngo create channel. Hano ngaha urarindira gato. Hano rero twagize channel. Hano handitse ngo channel created. Ubonye ko baduhaye akantu bita ngo channel created. Urongera uzi hano ngaha rero. Ukimara kuza hano rero urahita uza hano handitse ngo Aime TV show. Uzu kandi hano bahita batwereka ko nta video turashyiraho, nta profile turashyiraho, ese muri make nta kintu na kimwe turakora. Hano rero urahita uza hano ngaha. Hano handitse ngo hano ngaha. Ukimara kuza hano rero bahita batubwira ati hano rero ikintu tuba tugiye kuzuza, navuga ushaka wahindura rya zina ariko urihindura rimwe mu kwezi. Urabanza uhitemo profile yawe. Numara kwihitamo
ureba mu mafoto ufite ukavuga ati ngiye gushyiramo porofile nshaka cyangwa inyuze, n'urugero ureba mu zo ufite, turebe twege iyo twatora, ni urugero niba duhisemo aka ngaka ariko akayaba kagorana, reka duhitemo aka cyangwa aka, tukagire gutya, wenda dushyireho navuga ngo nka porofile. Nakweretse niba hari umuntu ushaka kumenya uko bakora ukora logo cyangwa YouTube banner, yajya kuri ino channel bita ibijyanye na Phone TV, akabasha nawe kureba uko yakora YouTube banner, umuntu ubishaka. Rero twabanze kuyikreatinga, ariko turashyira ikintu binavuga ngo nka distribution. Hano rero distribution ni wa muntu uje kureba channel yawe, isaba agomba kureba ngo distribution ihari ni iyi. Abenshi ushaka kwashyiraho ngo welcome in YouTube channel, gutya ukayandika gutya. Umaze kuyandika rero nta kindi kiba gisigaye, uhita uza ugakanda hano hejuru ugasevinga. Gutya urabona ko hahise welcome YouTube channel. Ndakeka gutya navuga ngo byinshi byarangiye, ariko ikintu gisigaye gutya ubu nta muntu wayisacinga ngo ayibone, kubera yuko ntago turakora ikintu bise channel verified. Ikintu tuba tugiye gukora cya kabiri ni ikintu bita channel verified. Icyo kintu biba bisaba ngo ugikore. Icyo kintu rero umuntu ushaka kumenya uko wagikora, niba asabwa kugira ngo gikorwe, yasura channel yacu akabasha nayo kuba yagira ute, yabasha kubikora. Biroroshye cyane, ntibikagucike, tugiye kubereka uko wabasha kubikora. Hari benshi mufite ibibazo y'ukuntu nawe wasakse wamenya ute ko ibi bintu ari ibye. Ibyo bintu byose nuko uploadingaho video, iyo video ngiye kuyikora ku buryo ki YouTube ibintu bijyanye nayo tuzaba tubirangije muri iki cyumweru. Ntibigucike rero, cyangwa ugira ikindi kibazo kindi, cyangwa ugire izindi mpamvu, izubure kureba nk'izi video nk'izi zagufasha. Kwibutsa ko niba ino video yagufashije cyangwa hari inkunga ushaka kudutera kuri uno mubiri wacu wa YouTube, ndagusaba gukora subscribe ugafungura inzogera. Kwibutsa ko hari indi nkunga ushaka kudutera, nabwo nimero zacu ni 0794441481. Waduherezaho inkunga wabukoze cyane, cyangwa niba ari igitekerezo wifuza kutugezaho ku byo dukora, watwandikira kuri iyo nimero ku mbuga ushaka. Turabakunda cyane. Ciao ciao, tugiye gukora yacu no verified ntize kugucika nayo.